Sarongo ni papa uzi gushaka ibirayi bitunga abana kandi yacyaje umunwa kuko atavuze ko iri kwebwe ntago yakwemerwa kugira rero ngo uramugabo abashe kwinjira muri domaine zacu umubwira kinire hasi hejuru naho Imana nareba ukunda cyaza umuntu ashaka ibirayi baca umugani ngo mu gihugu cy'impumyi wishura imwe arayobora biriya barabyiga gufata inkoni bya bya premenkanade gufata inani impapuro zikiyandika byose mbizi ubikoze hapi hano nabigukorera nge nabyize imyaka igera kuri ngahe nshaka gukora inzira y'uburozi ya gipfumu hari produit shura gufata nakwinjira mu nzu yo hano nkayikoresha amabati atitira uko bajya nyamugigima nge nshaka gufata nani urupapuro guterera hari ukubitaho wabyumvishije byose nabyize inzezo narabyize ariko nsanga ntabwo ari inzira zijyana umuntu kuki ku Mana karukoza guta gusa amazina yawe yose bikaza nshaka gufata igi hari ukozaho ugasanga ifoto yawe indani peremenkade urayizi ni kinini bavungura bashyiraho marika mu mutuku noneho agafata ashyira mu rwara hano yarushonje akadaka agafuka peremenkade kakaniga oya ujye hari abikina hari abandi ngo bapfumu binani wowe sinzi wabiyatumya bivuye mu nagafata mu gicupa amaraso ye ntago muzatwara agahita y'amazi yose gahinduka iki amaraso ngo vingi mwabonye wari usigaje iminsi micyupfe ababyeyi barabivuza babiri ariko ibyo bintu warabyize wanganaga iki mu rugo barabikoraga dufite ibipasteri hano byatimbuye ibitsina byabo birarehareha byazo gukorera Imana byatimbuye imihogo biranywa rikeye kamwe nibisinzi none nge nasangiraga nabyo mu minsi kuza harihana nibigusha wabitubwiye bikunda abagore ya Claude ko ndamutinya yeje ngo yari yanyweye ngo akana ko ndamutinya mutinya ko yajyana imbaraga z'amasengesho zikoresha zara muri rib Hello people, nizere ko mumeze neza, nizere ko mumeze fresh aho mudukurikirana. Ni Big Town TV, nitwa Patrick the Entertainer. Tatugaruka muri stories zitandukanye aho uri utameze neza cyangwa se umeze neza byose n'Imana ibigena kandi ngo ishobora byose. Turi kumwe na pastor umeze neza. Yesu nashimwe. Ndashima ahimbazwe. Amani naturinze. Yego. Ni papa bitangaza. Prophet Nabii Mukuru. Bimuku. Umuhanuzi mukuru. Mukuru niwe uhagarariye abandi ninjye muhanuzi uhagarariye abandi kuko ndabizi ko hari abatangiye mbere babasaba bamaze gusaza yego urumva baratangiye guhanura 97 muri 95 muri za 80 bamaze gusaza kuko urabona ko hari nabandi bagiye bapfa tuvuka hamwe abona nka Meshaki amaze gusaza cyane nani Obaridi Imana mwakiriye mu bayo urumva ko rero ninjye usigaye umwe cyangwa umuhanuzi mukuru kandi abantu ntabwo nikina ntabwo nza nikina kuko ibyo nimba ufite yurangije bavuze ngo doctor burya warabyigiye iyo bavuze ngo nani professor warabyigiye rero ngiye ibyo nkora nibizo mpamya nibyo wigiye kuko ahantu ngeze singira umupastor uvuga ngo ndazambwira abantu ngo munkunde munyemera abantu bamaze kwemera singibwira abantu ngo muzature kandi barakorewe bagomba gutura kuva 97 yo ndi kumwe n'ubwana buto hano bwa 10 imyaka 10 none kugeza amagingo nkanga uburyo bangana bo ngabo bari muri za ministeri abandi bakize bisaza abandi bakize kanseri urumva yo Nabii Mukuru kandi natangiye ndi umwana ntabwo nkiri umuhanuzi kuwa 20 Nabii Mukuru umuhanuzi mukuru Nabii Mukuru zerekana ngo mwana abantu bajya batwaka telefone yawe usko babindwi ubushize bazwatse buzwaje 0788 39 30 yego cyangwa plus 250 7 88 39 30 Nabii Mukuru umuhanuzi mukuru niwe tujye kuba twiganira nabonye umuntu witwa Sarongo yaba hagurukiye ngo abapasiteri mwe muragira muyobya abantu nimunabakize bati tavane se umuhanuzi mukuru ubwo nawe ari mu batemewe nawe mbo Sarongo ni papa uzi gushaka ibirayi bitunga abana kandi yacyaje umunwa kuko atavuze ko iri kwebwe ntago yakwemerwa kuko nabyitanga ibimukoreramo
atavuze yahunga, nuvuga ngo ashaka kugira ngo yisanishe nkatwe. Rero avuga ngo mareka w'umwijima ashaka gusa na mareka w'iki w'umucyo. So rero bafite kwisanisha kugira ngo bamubone mu ishusho nziza, kuko abantu bahamagawe ndizira kuko dufite shehe, dufite pasiteri, dufite padiri, dufite ba musenyeri, Imana ibahe umugisha, abose bahamagariwe gukora umurimo w'iki w'Imana. Rero nuvuga ngo ntago azakurura abantu bacu bemera Kristo arifuza kubayobya, ahubwo yitwaje twebwe kwigira ngo umuntu w'umuvuzi. Dufite za CHK, dufite za nani hopitali menshi, none kwigira umuvuzi rero sinzi ibyo agiye kuvura. Ibyananiye abadogiteri b'abahanga sinzi ibyo agiye kuvura, ngo nimba ari amanyatsi, ngo nimba ari ibyananiye mani Dr. Gitwaza gusengera abantu bikagenda, ibyananiye na Bimuku sinzi nimba ari wabikuraho. Ngiye nkora Imana yapfuye ikazuka, Dieu merci, Dieu ne change pas, Dieu roi. Rero wakorera Imana akorera yahubutse irahubuka, bayijugunya hasi, bayikasa niyakorera kugira rero ngo uramugabo abashe kwinjira muri domaine zacu, umubwira akinire hasi, hejuru naho Imana nareba ukunda cyaza umuntu ashaka ibirayi, baca umugani ngo mu gihugu cy'impumyi wisho rimwe arayobora. Ariko ko rano bako Sarongo ari umugira neza ngo ajye afasha n'abantu ari n'abavurira na amafaranga bayabavanye mu bundi, none se kujya kwa Sarongo ukishyura usugendera ubusa, ngiye y'abavurira ubuntu nta bavurira abantu. Reka aragabanya nimba byahise nkanti akamubwira ati ndagusuzumira 2020, Sarongo ntavurira ubusa. Hoya kwinjira kwa Sarongo ushaka kuba ufite V8 ukayisiga. Wagiyeyo? Ngewe ntabwo nagiye kuko sinkora, nabagiye mvura, nabagiye mfasha. Nawe uvura mu buryo bwo mu mwuka, mbavura muri roho zakomeretse. Nibo bagiye bagwaye makuru, nibo bayampe turabona nagiye ntanga ijana, ntanga senkani, nuvuga ngo ntibyanakoretse, dore ubundi hahandi hacyatunyoka, ubundi byaburwayi, ngasubira inyuma ngiye nkura akazi kanani uramugabo. Hago ngiye mfite ikibazo gikomeye, ngiye ahubwo nongera igihe banaza urukumva ugasanga Profete na Bimuku yengerageje no kubafasha. Ntago nishyuza impano y'Imana, ntago yishyuzwa. Ngiye ndi umuhanuzi isi yose ntemberaho, yahabwo nuvuga ngo hagize umuvuga ngo namwishyuza yabivuga muri comment, atari ba bantu biwe yahaye za email biriga batukana. Nambwira umuntu ngo umuntu wampaye amafaranga yiwe namusengeye akabona igitangaza, akumva ko yampaye nyamweskorotse, azihute vuba aganiriba. Ariko nge ndi umuhanuzi ufasha abantu, urarwaye, ufite amagini, urarushikagurika, usamazivamo, ubakuroza ibisazi, urubuyero ntutunga, aho ngaho nawe wajyango umupfumu nawe nizo oya mupfumu we arapirata. Bene se cyo wabarindwi bihimbiye kuvuga izina rya Yesu kubatiwe na dayimoni, wo Paulo avuga. Rero abapfumu bavuga ibyo basaze dukora. Yesu yahumuye impumyi, nani Petero na Yohana ku kirema cyitwa ryiza, aba bagabo ntibari bahari, hari abakozi b'iki b'Imana. Numva rero nuvuga ngo no Petero na Yohana rero atangira haleluya gukiza abo bantu, nuko abapfumu nabo barapirata, bahanja bayihimbira kuvuga izina ryande rya Yesu. Yesu rero niwe tukorera, niwe watangije ibitangaza, niwe nyiri ibitangaza, n'abamukorera bakamwizera bazakora ibirenze ibyo yakoraga. Niko bayibivuga. Ndagira ngo sabe rero uramuvandimwe akomeza akoreshe ihembe rye, akomeza akoreshe ibitakora byiwe, akomeza afata cyane inkono, nge simwibasiye yatuvuze yatatse ministere zacu, ntakwire kuyivugaho. Nakire asanga abapfumu, katavuga abapfumu bagenzi biwe ntabafite, nuko azi ko ntibikora ibyacu birakora, avuga bo bikora bikora kugira ngo arebe ukuntu yabiganya. Ariko narebe ukuntu akomeza kuryoshya ikiganiro no gukomeza nyine gufata bari abantu mu gihugu cy'impumyi, wisho rimwe arayobora. Ariko ndaramubwiye ati ngewe ndi gushaka kumwereka amavuta muri iki kinyejana. Ni umugabo turayingayingana imyaka, ngifite n'abana bakuru kurusha biwe, urukumva ngifite na benshi kurusha be. Nuvuga ngo nahaguruke avati na Bimuku, duhamagara abantu, urukumva tuzima dushore, kwese turabagabo dufite ubushobozi, n'abapasiteri bagenzi banye nabo bamfashe, nawe hamagara abapfu bagenzi bamufashe, dusabe leta duhe stade amahoro, urukumva duhamagara abantu batabona,
eshaka kubikora ndikisaba umushinga Imana imufashemo nzawusaba ashinzwe siporo cyangwa ministeri yacu kugira ngo Imana nyakuri igaragare na bari, kuko ntuzarishe Imana yacu witwikiriye izindi Imana zitabaho. Ntugatekere umutwe mu Mana yacu. Turifuza kugaragaza ko ntabwo Imana yacu icururizwa mu bigirwamana. Imana ntikorera mu bibumbiro, ntikorera mu bintu byaka. Ni die, ni Imana ikora azarani, Imana igaragara. Njye mfite ikibazo ndimo ndabwira abakristo muri iyi minsi. Twari tukigorokana ko kujya muri stade mugamagara bakabona. Kamaze ngira abakristo kwanza. Ku kituro wahaye pasteur urivuga, ibyo watanze mu baruzi utabivuga. Abaruzi nkuni Giswahili waganga wa kienyeji, waganga wa feke. Igiswahili gikura cyane. Ntago bavuga ngo urumva waganga wa kienyeji. Uri kumva? No, Abanyarwanda bavuga neza ngo iby'abapfu biribwa n'abapfu. Abanyarwanda n'abahanga. Iby'abapfu biribwa n'iki n'abapfu. Umuswahili avuga ngo waganga wa kienyeji, niko wa feke. Wa feke bari bavuga ngo abaganga oya, baravuga ngo urienda ku waganga wa kienyeji, nuvuga ngo wagiye ku baganga ba feke. So rero nkabambwira abantu ngo nibakanguke, ndashaka Imana ifashe Big Town naipenda sana. Imana ifashe dukoresha amavuta tuyamene, turebe ukuntu abaganga wa kienyeji wazimira hehe hari imbere y'iki y'Imana yacu. Kuko nyambwira abantu ngo ngiye bira bintu none ukambabwire nongewe mbere ko nkizwa ngiye mvuka ahantu bita i Rusizi. Urumva ngiye mvuka hafi n'umupaka, bira bintu nabyize ndarakizwa imyaka myinshi. Nawe wabaye umupfumu. Oya ntabwo nashaka kubyiga. Imana irambwira ngo no, si impano yawe. Biriya barabyiga, gufata inkoni bya peremenkanade, gufata inani impapuro zikiyandika, byose nye mbizi ubikoze hapi hano nabigukorera. Ari amakarita nkayarobanura mukunda bigenda. Urikumva nge nabyize imyaka igera kuri ngahe nshaka gukora inzira y'uburozi ya gipfumu. Imana irambwira ngo si impano yawe. Ngenda mutse ninjiye mu biriya bintu guhamagara inzuki zikaza. Uri kumva ngiye guca ngiye nshaka kuza mu nzu yawe, hari produit shura gufata nakwinjira mu nzu yawe hano nkayikoresha amabati atitira ukajya nyamugigima. Ngiye nshaka gufata nani urupapuro nkaguterera hari ukubitaho. Wabyumvishije byose nabyize narabyize, ariko nsanga ntabwo ari inzira zijyana umuntu kuki ku Mana. Hari ukoza gute gusa amazina yawe yose bikaza. Nshaka gufata ngiye igi hari ukozaho ugasanga ifoto yawe indani. Birabyize inzira gicamo. Ntabwo ariko nawe wize numva ni time wajya wabikora uvuye mu gace. Kandi nyankijijwe ukavuyemo. Ni inzira y'abaruzi, inzira ya kirozi. Kandi umuntu wese akijijwe nifuza kumenya ubwenge buri hejuru mu isi. Urumva ngira abantu ngo nta muntu kwigisha utwara imodoka bikurimo hagwa gukuramo kode. Nta muntu kwigisha icyongereza bakivukanye bakuvanamo iki kode, kuko nawe ntawe kimwigishije bamuvanyemo kode. So rero umuntu arimo ibintu byinshi, umuntu arimo ubumana, arimo imyuka mibi, arimo ibintu byose. Rero ko umuntu agara hari akavuga ngewe mfashe peremenkanade nyihaye inkwene 30 minutes yiguye hasi kagereranya kagwa hasi. Bya ni ibintu yimpe hano kakanya ninjire mu nzu uko babigenza. Mfite kaserenge kanyi bumbure nkandiremo mbumbe nisuho 30 minutes igwe hano ndungi nkoni kigende. Urumva inzira kwanyuze mu nzira nyinshi. Tukira abasore kwabara nkiranyo nibita matene. Yego wabyumvishije. Nyagangenda ni baba ryayo mubwa yanyara ahantu birakora. Nkayikoza ibyo bya matene byakomeye amatene. Ni ibintu biri ku isi bizereye. Nariko wafatishije mama bitanga. Oya baza humve. Oya baza nyine. Imbaga zo gusenga kwe dukoresha nabonye ko ntajya muri biriya, kandi biriya biragabura wo kujya kundeba. Tarife zirahari, nta ribu yampamagara, nta polisi yampamagara, kandi ibyo nkurange nishyuza. Imana y'ikuzimu iba yishyuza. Imana yo mu ijuru ibohora abantu ubwo ikuzimu nta kintu batanga. Wabyumvise neza. Nuva rero ngewe niyo ngiye umukristo ngo utanga ituro cyangwa utanga igitambo anyumva nabi. Kese Imana imugezemo kati pastor yakoze umurimo w'Imana kamuheze ituro
ryo kumushimira. Wabyumvisha ishimwe twaryemerewe nk'abantu bakoreye iki Imana. Ariko sinavuga ngo tarife yanjye urampereza $1,000 urumva. Ariko biriya byo ntabwo wava kandi ko bikoze no system yubatse ni automatique, nta ubiburana, ntava ati mapfumu nagiye ntanga ibihoya. Ariko pastor y'umuhaye inkweto mu rusengero ukagera mu rugo umugabo avuga subiza ibyanjye. Ariko umupfumu yaje kuraguza ibiguzi nibyaciwe, abakurambere bamuciye ibingibi. Abo bakurambere sinzi ari abahehe ngo izo zajya zinza ngo bana banjye ngo muri Yesu yanyu agafata nani hari ukunda afata intuza hariya nani tiyo agatobora, urabona itiyo bakayitobora hariya ahanga bakashyira umwobo, Pepure akajya hariya ipfugi, Pepure akica kuyangata, Pepure nawe bakamurega, Pepure akaribwa amafaranga, Pepure ngo bikuzamukira mu kibuga. Nefite abajama nefite abajama bavukira iwacu bari bazi kurega abantu barabamaze amafaranga, akajya kuyirimbura. Urabona ko kera iyo ufata essence urukumva ukasumwa akajya ngo byaturikaga ntubizi simubizi kayibuma mu kanwa ujya ngo cyaturika. Noneho supanete yambaye urabona ngo ugiye mwirimba ugiye kuranga ngo mirako umva bakujyana mwirimbi uva Pepure nyine yarangiye dukorera Imana ikora twanyuza ahantu henshi dufite Imana. Kajya mwirimbi ngo ugiye kuvugana n'ababyeyi tipa kicira mu gihuru abona supanete nshyashya abona ko ibibu bare hano yuzamuka igenda izamuka do gutyo ikuzamukira ubaye marayika w'umucyo. Sinzi ko mbivuze ugenda uzamuka noneho ya supanete yazamuka kuzamukaho noneho yagira akasa wa mwambi akagira ngo mudire ngo ababyeyi abazimu ibintu bakoze kuyirimbi hano. Ukavuga ngo nabonye umuntu Instagram yambaye by'imyeru, nabonye imiro yakamwirimbi, ukavuza induru, amafaranga karibwa, abantu barariwe, abantu barambuwe, abantu bakorewe ibitangaza by'ikuzimu, abantu barashize. Ariko ndababwira ngo nimukurikira Imana. Ariko Sarongo nawe ararya. Nawe ararya. Ngi ntago Sarongo abarya inkiko zaramufashe, ariko arishyuza nyine arishyuza kandi ntanga rubifite arishyuza ntanga rubifite. Okay, kwishyuza ariko nawe yariye ngo ibyo nta kibazo. We ntago arya kandi we ufite domaine yo kwishyuza. Ngiye mvuze ko iyo ese umuntu agwase kwishyuza ntabwo bikora. Nibyo bita kubarya. Ntibikora. Ibintu bidakora rero ikibazo kubera kwavuye mu nsengero kabanze wumve twavuye mu nsengero zo kwa Papa Bitangaza, twavuye mu nsi za Gitwaza, tikwavuga ko twariwe tuhoma ubwo ntibava ko agiye kumupfumu umuririmbyi n'abaririmbyi bajyayo nyine se baririmbyi bajyayo baca umugani ngo nta muryango utagira ikigori kandi si Sarongo mvuze wenyine n'abandi barabarya. Iyo mvuga Sarongo si uyuma mvuga hoya hari Sarongo w'inani w'inani ufite abagore 9 ndi kuvuga Sarongo ntarye hiti uyu nguyu hoya nta Sarongo ni benshi mu Rwanda niyo uyu nguyu ni mbare urimo gutaha ntarye hiti hoya yakumva ndi kuvuga uyu nguyu hoya wasinge muvuga ko ntakina kuri urabyarangiye uriya ni umusaperi uriya azi kwifata neza ku stage yiwe kuvuga gusobanura iby'amarozi bye, uriya azi gufata amatelefone ahenda arabizi, azi kugura jipe nziza, uriya ni umuhanga ni babandi b'abakongomani bara muri kebo n'abahanga bari ni umuhanga cyane uriya we sinjya muvuga uriya sinavuze uriya sinavuze wahagana uriya sinyamuvuga. None se wigeze kuko muza nubwo yisumwe pavuga ko uzajya muri stade ya Sarongo we Sarongo ni benshi uziyangaje ko afite Imana y'ukuri ni uzaza tukareba Imana yacu ngo mukazafata abantu batabona mukajya muri stade kabisa n'ababandi bafite ikibazo kabarobantu tugahamagara Imana yari Imana ikwiga igitambo akariyo Mana abantu bakorera ho turambiye kubona umuntu ekuza hano ngindavura. Dufite abavuzi ba nyiri nkwaya ngo muvuze gutyo, dufite bahabyara Imana, dufite abadogiteri bakomeye mu gihugu hano, ugasanga umuntu ari ukasa abavuzi ari ukasa afite Imana ikora ibitangaza yazuye Lazaro uri kumva nyeko style yakoze iki dufite Imana yazuye Lazaro yahumuye impumyi yakijije nani Barutumayo urukumva. Ibyo ni ibintu bizwi, ingero ni nyinshi none jya yakoze ijyajya yanditse hejyajya yajya ni ikintu umuntu yifende kimugaburira. Nanjye uyu munsi yaba ntazi ko
hari Imana ishobora byose, Imana itanga imbabazi. Simba naravuze ngo Mana mbabari ikosa nakoze, uko njye nyambwira abantu ngo iyo nkoze ikosa ndihana, uko nzi wo nihana ho ndamuzi. Ntuzi kuba uyu munsi nange nahagara hoya nanjye nkunda vewiti sikari sindayitunga kuba nange nagenda nkajya hariya nani ngafata nkisiga ibirangi ngakufata akora iki kibazo nk'igishaka nkagishira hariya kugira ngo mbone vewiti byanyobera kandi bayibona vuba. Nje mfite n'umwe ahubwo urenze nta ucuruza nkawucomeka hariya abantu bose b'impande zose bakanyeganyega kugira ufite n'amafaranga mfite Yesu mfite n'amafaranga ngahindura nkaba mu bya Yesu kugira ngo ngiye amafaranga hamagara n'abandi bari Nigeria nkabazana hano bamwe bakora no mu bya Kimiriro urukumva nkabashyira hano bakaba ari ngiye bavuga hano mu gihugu hano ugasanga ndi guhita ko nta mahoro y'umunyabyaha ndi kuwiteka avuga urabikora nta kwihorera ndababwira ngo uzarya inyama wumva iryoshye uzaryama wumva biryoshye ariko umenye kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima hari n'urubanza dufite urubanza. Pastor warabakinira hano bamwe amayoga basamba ariko amabwira amabahurire nabo birirwa bakina wagira ngo bavukana n'abapfumu patapata cyamutema kuni pazarira nagize agahinda ngo pastor bapfuye ejo bundi bambwiye ngo yazukiye mu muntu ari kumuzonga himve abantu babimbwiye abantu ejo bambwiye mu cyumba cy'amasengesho ngo aniga umuntu ngaramunira ngo wakwaye isambu yanjye ngo ninge runaka akayamuvugira amazi simuvuza ahangaha sije kuvuga abantu kajya vugira mu bantu kubera apfana ibyaha gupfana ibyaha uzukana nyako gupfana ibyaha ubinzererezi ya dupfane Kristo ya urumva birakosotse. Ariko sano ngo yingeze kuba ari kumwe na Claude kandi Claude nari umwe mu pasiteri nkamwe. Umbajije wari kumwe na Claude cyangwa umbajije Sarongo naze mvugo ngo mvuze Sarongo ngo wari kumwe na Claude wongo wari kumwe na Claude wongo nyine ukora Claude Yengo ya Sarongo nyine wari kumwe na Claude murakoze rero uriya w'inyamata kamuvugeho kandi sinkwe kumuvugaho Sarongo w'inyamata sigiye mubona cyane yambaye amaweti urukumva nkabona y'ukama hari n'abana bonye inkuru avangwa yasezeye mu bupfumu ubundi azabusezera nose ubundi arabukora ntabwo akora se nta bupfumu akura barahagara umuvuzi abavuzi turabafite dufite abavuzi ba Nyirinkwaya dufite abavuzi ba Habyarimana dufite abagesperi babazi kubaga imyijima ndashaka bazamuriza icyuma anyereka umuntu yaba yakongera ariko bavura ibitanga bavura gakondo kandi kwebe no vuga ngo ntaze kwibitangaza byo mu nzu y'Imana Yesu ni ukora ibitangaza undi muntu ukora ninde mugiye nk'imutubwiye nabikubajije ariko nemubwiye niko yari kumwe n'uwo Claude ndi ukubaza undi muntu mwizi mwisi y'abazima bariho wakoze ibitangaza kiyabonesha Satani se vuga ngo ntabyo nabiyemera none undi wabukorana nawe ubikora ninde tutazi utayanditse muri Bibiliya utakoze ibitabo gakondo bigiye bikore utarakoze amateka ninde wundi abikoze ni Yesu Kristo wenyine wapfuye akazuka niwe wenyine wahumuye impumyi ni wakije Lazaro mwese muzi ni Imana yaremye umuntu iramubumba imugira iravuga ngo genda ubeko iyo niyo muzi Satani yakoze iki ariko Sarongo abantu yagiye akiza tubona batanga ubuhamya ariko ku izina ryande ku izina ryande Sarongo sinzi ryavuga avuga jajya sijya n'Imana nimba ari se nimba ari umugore we jajya saba cecura abakecuru we ni ba nyirakuru wowe ntago ujye ubona sabona uva ko yabakijije inde Sarongo ntabwo njya mbona uko ntabwo njya mbona kumukira cyane nta naho ntari byo yanakora njye mbona baba ko yabakijije ku izina ryande ndikushaka kubaza rya sese rya nyina wapfuye ntazuke ko ngiye sengera abantu ku izina ry'uwapfuye akazuka niwe niyambaza we yiyambaza ndi kugira ngo amufashe mu izo mbaga afite Claude si umupasiteri nawe wemera Claude si umupasiteri wemera pasiteri Claude ni umuntu uvuga Imana ntabwo ari pasiteri se inde Claude Claude rero iyo muvuzeho mari bikurura ibibazo sinjya muvugaho shushaka ibibazo ndavuga nyine yari kumwe na Sarongo baba bari kumwe nigeze kubibona bari kumwe na Petit Nagra basangira byose baraziranye bakora bimwe murakoze bose barapfumura se barungikanya umwe arahanura undi akavura murakoze barakundana ariko Claude njye mufitanye ibibazo ikiganiro nigeze kubona cya Claude ndamutinya yicyo ngo yari yanyweye ngo akana ndamutinya mutinya ko yajyana imbaraga z'amasengesho zikoresha ajyana muri RIB
kandi ntinyaribo twikamereza nta kindi mutima none se abantu baba badukurikiranye akenshi Bibiliya nibivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Yego, ushobora gusanga uwo muntu wiswe umuvuzi urimo gusenya abapasiteri cyangwa n'abakozi b'Imana ashobora kubona abantu bamuyoboka wenda atari no mukuri, kandi se ari we nyine ubyivugiye byarangiye. Haduka abahanuzi b'iki b'ibinyoma, urabona ko nyine wabivuze wabisoje. So umuhanuzi ariko we n'umuvuzi n'urugero nari nanze kugira bise guhura, yabyigiye muri ishuri bifite nyereka ahantu usanga ko kuvura inyatsi azavura biri mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa cy'isi. Nyereka ahantu bavura ibitega ahantu biri, ariko ngiye nemera ko Bibiliya hari umubembe amaze imyaka myinshi Yesu yamubonye amushyira mu kidendezi. N'uyu munsi leta y'u Rwanda yemera Bibiliya. Nyereka ibitabo bivuga ngo jyaje yakoze iki ngiki byanditse muri igitabo cy'amateka y'u Rwanda cyangwa nani Satani yakoze ibi ngibi. Nyereka igitabo cya Satani. Niba bagiye kubahira hano iwacu mari shimwe bafata kuri Bibiliya. Haleluya, rabasaka ya mamafo bakavuga ngo ibirimo turi kubyemera. Ubwo ariko uvuze ngo iki? Mvuze ngo hari imbaga zindiho nibyo tameze nk'iza zo mu ijuru. Ayo rwose ndimi nazo ziyazicanga abantu zizabacanga nyine si iby'Imana bibacanga. Yewe bacanze nyine birabacanga nyine bikabacanga si iby'Imana nk'ibyanyu. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Haleluya, harabaya sakaya. Uri mwiza Yesu, uri mwiza, narakubonye, nabonye ukandagira abanzi banjye ndazamuka. Niyo mpamvu ngo nzahora ngukorera. Rero si impamvu ki ntahisemo kuba nanjye mupfumu ngo si byananiye ngibe nyine, kandi bari warabyize. Yego ko ntabikoze nuko nabonye ari fake kandi bizanjyana habi. Uyu munsi nakurya miliyoni simpabwa amahirwe yo kwirya, cyangwa nayahabwa simpabwa amahirwe yo kurama nkabisiga. Ariko aho nzajya hari aho nzajya tutawurizi watu tuzabazwa cyane. Nikundi ijambo nyakwa yavuze yaravuze ngo hano kuri iyi si nuko yoroshya tuhamara iminsi mike. Nuko yoroshya ntwigire umuntu ukomeye. Ariko ndibaza ngo igihe uzaba ujyanye amafaranga y'abandi wabeshe ku isi wararunze ukagura amamodoka ahenda ukarya neza ugura amaveruti n'amaprado n'amajipe ukajya bikorera amafaranga y'uducumba abakwaye abafite ubumuga aho yibesha urukumva ubyikorera uzabiturira. Kandi hari amahirwe tuvuga ibi ngibi. Ndibuka hari umupfumu ndi muri Uganda ndimo ndabwiriza ahantu bita nani Toro. Pfumu ndabwiriza nsohora amavuta, mupfumu arirukangaza n'ibintu uti numvishe rero hojya nari uducecuru ndudupfubyi ndi kutuvura njya bababaye njyabaki bose rero nsanga ntazabura kunishyura, ariko mbonye nabimuku nkuraho urusyo sinzaje nizera shitani kandi nakoreye ngo zajya ahubwo ndaje afata uduhembe afata ubuntu bwo yisiga bwabundi babashyira mu duhembe ngo bafite tekiniki bafata agapopi abana bafata agapopi kabashyira mu ihembe abana bajya mu kajya ngo arakata neza kaga ne bakabarenze barabaga wariya ni dawa wariye none bararenze barabaza urabemera nawe ari bari abahe yabarenze mu buyobe kuyobya abantu mu gihe cy'impumyi usho rimwe arayobora nuvuga ngo akata neza no bakata agashyira mu ihembe agashyira agafunga akameza vure agafata uruhu rw'intuza agaho k'intakina k'ihene akavana neza agacomoramo neza kakarizo akambika kagahembe uri kumva yabimira ngo bishabarara ngo abyeyi muzamuvura se kwabyiza igihe kirekire yanjye barabizi tuzamuvura bavuga ngo ikigose tuzamuvura muzamuvura none se murabona mute hari icyatsi bita urukumva
cyatsi peremenkade urayizi ni kinini bavungura bashyiraho marika mu mutuku noneho agafata ashyira mu rwara hano yarushonje akadaha kagafuka peremenkade kakaniga oya ujye hari abikina hari abandi ngo bapfumu binani wowe sinzi wabiyatumya bivuye mu nagafata mu gicupa amaraso ye ntago muzatwara agahita y'amazi yose ahinduka iki amaraso ngo vingi mwabonye wari usigaje iminsi micyupfe ababyeyi barabivuza ababyeyi hoya bava gutura ntabwo babishobora gutura bavuga ngo ababyeyi umufuragizo ababyeyi bashaka kumwicupa bashaka umufuragiro ngo ababyeyi dufite imana nakindi reba hano twari tugiye kuri resitora y'uwo muntu wagusanze Kampala arabuzana mbwira kata uburyo bafatana ko umurugero isusa akarifunga mu kintu cy'icyatsi nturibona isusa yakubita ukumva ngo isusa ukishimagura uvugiye gusa ko niryane uko rero tibindi ukubyumva biri kubyimba biri gusohoka ababyeyi kubisohora isusa ikakuryisukisha mu isusa warangiza rero ngo hashimwe nagusiga amavuta ryasuye gatuza tubyumvisha ute tibiratuje tibivuyeho so rero ndagira mbwira abanyarwanda bose muri rusange ni mwizere Imana ya Aburahamu Imana y'Isaka Imana nabi muku biyaba ngo mwizere n'abahanuzi Imana yacu ntisambana ntimwe inzoga umva rero dufite rero ubu ndi kwirwa nirukana imyuka ababyeyi basize bagiye mu bapfumu abana babo bari kwishyura rero maze iminsi ngwana nabyo ugasanga uri umukene kumbi iswe yagiye afite inkasaro ngo atiyishyuye abakurambere bakakwishyuza yanga ugasanga abaki mpamvu bakora n'ururimi ruratungira kuva kera cyose wizeye kikubera nk'uko ukizeye so rero twumva ngo hariya imvugo ishobora mu gitondo agutera iki umwako ni ibintu waba uzi mu kinyarwanda uriya muntu atera umwaka umutwe gutera umwaka arakasi rero ntabwo biso kuvuga kuko ari imbaga bafite ngira ahubwo no uvuga ngo niyo umuntu ahemutse byanjye bikundira byishyura so rero nk'umuprofete nk'umunabi ndi kugurane n'ibintu bisa nkaho gasa umuntu ararongoye ntabyaye zirano yagiranye n'abapfumu ndabwira abakristo rero ndabwira abanyarwanda muri kwirukankira hari ahantu muri guhorayo mutapata ruje abana banyu mu ishuri usanga ibintu uri kwishyura inka za nyanga rutariye ugasanga ibintu hari umuntu ngo wavuze ngo imizimu yaramubwiye ntagatunge imodoka sekuru yayimubwiye ngo nta muntu imodoka kandi ni umukenda mufite n'umukire kwagiye mukagera kwayiguze ayicayemo nta kintu azaba atagendeye kujya bapfuma babwiye ngo kera shinga pepo kwa General Yesu ari wabo bana ni wabirenganiramo rero nyine kubera hari bwo maze bisi muri ka video ubukacuru bwicaye umeze ngo bwikunje bwagiye kureba ngo ibintu urumva bagiye kubuhamagarira bapfuye bari kubahamagarira ibizimu byapfe by'ibisambana bari kubahamagarira ibirozi byakeye by'ibikurambe byari ibigome bw'abagome bose bari kubahamagarira baze kubafasha bari bapfuye batesheje abantu ku isi abadufatiye abana ku ngufu bimwe byapfuye bitihannye yanyuka izerera mu isi niwe kubihamagara byacu gicariye ngo muze bajyaja muze mudufashe nuvuga ngo bazi ibintu bibuzukiramo ukuntu bimeze ibintu bibuze kumuzukiramo yamyuka rero ni bya bigome ni bya bindi byisha abantu muri jenoside ni bya bindi byamaza abantu ndi bigiye kuzukira muri amuntu kubihamagarira reka rero bize urumva bize kubafasha rero ibintu bibakorera rero birabwira ngo tubahaye gukira ariko kondisiyo mujye mwirirwa muzana ibitambo by'abana by'amayoga by'ibishyi byose ibintu nk'ibi ntabwo Imana yacu yica ihene kugira ivura umuntu uvuga ngo never ntabwo Imana igagaza ntabwo ikiremwa cy'Imana kirazira iki cyose kugira ngo bive mu muntu bijye mu ihene kandi ayirya ahubwo ni urya babazimu nawe nyuma barayibaga yongera ahita apfuna urumva ahita yirya nuvuga ngo babazimu barabuzuye nabo urumva arayigagaza ipfe
narangiza ayibage hariya mugwa kuti sosi yiwe urumva ekarange ihene n'umuturage wayiguze urumva ihene iribwe n'abazimu bose wongere bamugiyemo rero barabanda n'abatinya bari abantu barabita ba Sarongo binani bo mu ruhengeri barango bita bajajya bose bari mitima mizima bagira ariko mu ruhengeri ko muri batinze niwe nzi cyane amwe si yundi cyane ndamubona ku YouTube mu matambuko undi naramukashije byarangiye undi naramuzimije byararangiye ariko ibyo bintu warabyize wanganaga iki mu rugo barabikoraga oya kurikije ukuntu mubivuga ufite amakuru hagije cyane nari mfite umurega uri kumva uwo murega yarakomeye cyane iburega ujyumva iburega Kongo noneho nza kuza kugira na umwana w'umukaramusi ngerageza kujya njya mu gihugu cya Kongo nza guhura n'umugabo yabamwitaga yitaga Majiruje nshaka kwiga ibya Majiruje bimwe bajya mu karito Majiruje Majinware urumva kujya mu karito ukura haguze ukabona kabaye umushwi birabyo ushaka kubyiga byose kirekire nanyuze umuntu amagaba bikina nkumva ni byiza agakura imodoka ntigende agakenya inzembe urumva ngerageza kwinjira aho hantu mbyiga ariko sanga nuguhura na Sekibi tuzahuye n'ubwami bw'Imana nindabatire rero ngewe impano ntiyayoba buriya mugabo n'abagabo n'abavura kuriya bashobora kuba bafite impano y'Imana kuba bakunda iby'Imana cyane sinzarimbuka n'abafite kurimbuka banayigarukaho cyane ariko inda n'imbinda urabona inda ari ifi akari amahumbi rikarya amajana buri yumva yakizwe tiyase ninkizwa izahazwa niki menereva Imana zayikura ariko twegereye nk'abana bibaku kwamwe ku buryo Imana igabura none se icyambere hari inzara babona ufite umva nyine kasubiremo aho umwana wanjye yiga ndizira kwisaha nawaje niwe wabasa wanjye yiga hejuru yiwiwe mfite imodoka nigendamo mfite umugore mwiza cyane mfite inzu nziza mfite kambe ku mana yanjye mfite urukundo mbanangana wagira ngo niyo mbiriye biragaragara niyo mbiriye nge biragaragara ko simbi abazimu ngisi abazimu ntibandiramo ntago byabakuranga ntago bandiramo ngewe abandi banabariramo kugira ngo bahereze imbaga zo kuvura urukumva arya inyama umuzima akayimuriramo urukumva arya ifi umuzima akayimuriramo nuva nawe ntasinzira abamize ngo ko mutabaza uyu munsi turabaga nuva ngo ndagasinzira urumva ikindi umudemu nagotomera abamutuyemo nuva ko nyange niseke nani mitsingi nani amakesane umuzima bamunyweramo kugira muheze imbaraga baraba ntibaryamba batuye mu bubari baraba ntibaryamba batuye mu majipo kugira ngo imiti yabikore urumva n'ubanga imiti yabo ikora uko bagiye guhana shitani cyane yabizira kwanga bo barabizihura kugira ngo babone zambara urumva rero nabantu bari aho ngaho nabo bifuza kwiyunga ko ngegeye cyose ndi muri prière ngira Imana ngo Mana mpamavuta Pamavuta Yesu nisije Pamavuta Yesu nisije haleluya nkisiga nakandagiye badodo dore umugabo w'Imana man of God umugabo w'Imana manuzi mukuru nabi mukuru tugana ku musozo ntabwo tubuze gutinda ariko ikintu abantu bakwiye kuzirikana kimwe Bibiliya niyo ivuga ngo hari abantu bazabwirwa ngo sinigeze kubamenya ubutumwa kuri bano bantu hari igihe ushobora gusanga uvugira Imana ariko ugasanga nawe uzaza muri abantu dufite ibipasiteri hano byatimbuye ibitsina byabo birarehareha byazo kwera Imana byatimbuye imihogo biranywa rikeye kanywa n'ibisinzi none ngewe nasangiraga nabyo mu minsi kuza harihana n'ibigusha wabitubwiye bikunda abagore ngiye mfite ibipasiteri birenga senkandi hano bihagara hano ngo robo cyangwa ugapatikana kandi urabizi ko tubiziranye ndabizi nuko ntabivuga nyine mutantwara hari ahantu hatinya umunsi ribi izambwira ngo uhaye urwandiko kuko cyangwa leta ni bariya bajyana muri buso nuko ni kuvuga ngo umunsi ribi izambwira twapfuga ati Joel tubwira ibintu bituyo bibeshya hano nzaza ryo soma wowe nani we Fred ntubizi se wowe Karirango we Karisa uvuga ngo ohe n'abandi noneho banze kwihanganaho basigaye barabyerekana ku mugaragaro ngo abana banyu bamwe zashisha urumva batangiye bo nyine bavanyagaho ku mugongo tuzabe kwihisha tugotomere kandi utoze n'abantu bazigotomere bazigotomere yo mu nzu prudence zuzuye mu dokari zabo
urumva amaroge azabavuga, aya maroge azabavuga mwirirwamo, murabikora nkakwihorera kwibwira ko mpwanye nawe, ahubwo ni musange mukuranire hamwe n'aba ngabo ba Sarongo. Iyo mvuga Sarongo si uyamba mvuga, Sarongo ni benshi. Sarongo hari mu Rwanda abasarongo barenga hafi 50. Musange ba Sarongo nibo bahagarariye. Nibo bahagarariye. Inde? Sarongo. Sarongo bahagarariye ntaho hari. Sarongo mu businessman n'uwenzi. Okay. Ufite ukama, ufite inka, ufite ibinyomoro, Sarongo ufite akabari, urumva ndamuzi w'inyamatawe. Ufite akabari, Sarongo umuvuzi suri amavuga. Oya. Uvuga wundi. Uriya w'ibuzuri yawe arabyerekana neza, afite abagore ashitana aramukorera. Afite abagore 9. Urumva ko nyine yaramuwe. Wewe ati nge ndi sekibi. Abagore 9 ariko kugira abagore 9 si sekibi. Moise yamusese umuntu nyose bayemera abagore barengeje uri umupagani. Wafite 9, we ni 4, wafite 9 we yatangiye yavangiye. Moise muri bangahe? Ni 4. Ni 4. Noneho rero wafite 9 ubu yarangiye. Yamaze kuba sekibi. Yagiye ubutumwa abahanuzi turibona so. Bazavuga ngo sinigeze kubamenya. Mumva imbere mwanga. Ndi kumva ngo umuntu ari kubahamagara ibihumbi 10 by'idolari uya ngo umuti gukore ngo hari ngo itungo rya professor zimba rya professor sinzi bari profete ngo yishikira ubuhanuzi n'ibihumbi 2. Aya mafaranga muca abantu ndakarabye wowe nawe ucuruza jya utabaho nawe ucuruza Yesu mwese imirimo yanyu ingorano zanyu ni ikuzimu kwanya mutezi ni mutihana. Ako mwami ngo bazavuga ngo mwami ngo ko twahanuraga mu izina ryawe babwire ngo mva imbere sinigeze kubamenya. Urumva inda evan ntibanahaga igisina cyabo ntigihaga uramusaba kwa Ruwiza ariyo abagabo hari amaze gufata abagabo 4 baze guhaga afata abagabo 4 baguhaye love turabona urukundo turashaga abagore bari nturahaga uracyadeburiya ngo deburiye wacyashakisha ngo imbavu zawe washakisha amaguru yawe inkweto zawe amaguru yawe amaguru washakisha ngo nani ngo nimba ari ibiha byawe urabikora nkakwihorera igijambo ufite muri iyi minsi ukibwira ko mpwanye nawe aya mafaranga mwariye muzayaruka. Wakoze cyane kutuganiriza dusubirize mu bitangaza twishoje. Mama bitangaza I love you. Umugore uhagaranye nanjye, umugore twahagaranye mu ijambo ry'Imana, umugore ajya mu mahanga kaza amahoro, ubwo abandi bagenda bagashakira abandi bagabo, urumva ubwo abandi bagiye gusamba telefone yabo bashyize mu za kode, umugore w'Imana, umugore wubaha Imana uca bugufi kandi umugozi kuyobora urugo rwiwe. Abana 4 arabayoboye, rero umugabo nkanjye nawe urebe kumushyira ku murongo muri iki gihe mukavugana ubutumwa mugamuhamya ubwo bari umugore mwiza. Akazi katoroshye kazi. Arasenga Imana imumugisha. Afite amavuta. Afite umwuka w'Imana umugore cyane. Amen. Wakoze cyane kutuganiriza. Mwakoze cyane kuri Big Town TV reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana abane namwe. Amen.